urabyumva neza. Nuko rero mu kanya twari turimo tuvuga rero twari turimo kuvuga ku bijyanye na biriya bicuruzwa abazunguzayi bafatana. Ibyo twagarukagaho ukambwira ngo ufite amakuru y'uko hari umuyobozi watangaje y'uko bifatwa kubera ko bitujuje ubuziranenge. Madame Emma Claudine Ntirenganya. Hanyuma rero ku rundi ruhande ukambwira uti nako reka mbe fungiye ku buziranenge. Ufungiye ku buziranenge. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Kabera Sam. Sam, uratwumva neza? Yego, ndabumva neza cyane. Waramutse. Yaramutse neza. Amahoro. Ni amahoro, ntabwo ari amahane. Natwe turi kukumva neza rwose. Amahane se ari umuntu yavuze Kabera we? Kirema ari kuvuga ngo amahane nta muntu wayavuze. Kare. Ndabizi uyu munsi ushobora kuba ufite rendiyoze. Nubwo ngo winywera yawurute ngo waruzi ko ngo rendiyoze ngo ifitanye ngo isano ngo n'ibiki harya. Rendiyoze y'icyayi ntabwo ibaho. Kare. Ngo n'ibisuki kabiri mu bitera imbaraga. Ngo nazi senzi nyina. Ibintu byo kujya kumenya ba mukecuru na bamuzehe rero ntabwo ari sawa. Hanyuma Sam, twari turi mu kiganiro twari dufite ingingo yacu twari tuganira wayumvise kandi urumwe mu basesenguzi duhorana kenshi. Yego. Nubwo tutari kumwe mbona nkubona ariko hari byinshi twifuza ko udufasha. Ibijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bivuga ko bitujuje ubuziranenge. Ibyo ngibyo nta muntu ubihakana kubera ko hari ibintu byinshi bitujuje ubuziranenge, ibyo nibyo. Yego. Hakanashyirwaho ingamba zo guhangana nabyo. Tubona RIB, tubona polisi bafatanyije inzego z'ibanze bakora imikwabo yo gufata zino nzoga bavuga ngo ni inkorano bakazimena. Erega ya jambo twagomye no kurikosora, nta kintu kitari igikorano keretse hari ibindi biri karemano. Katuvuga ibitujuje ubuziranenge. Ariko njye nemera ko ari inzoga benga. Barazenga nyine, ntabwo twazita rero ko ari uvuga ngo hari inzoga z'inkorano n'inzoga zitari inkorano. Ushatse kuvuga ko zose ari inkorano rero? Zose ni inkorano. Okay. Hanyuma rero tubona nyine hariho umukwabo wo kuzimena bene izo ngizo. N'ubukangurambaga bwo kwereka abaturage kandi iyo bazimenera mu ruhame. Ingingo ya mbere twibazagaho nimba ibyo bikorwa ku nzoga, nubwo turaza kuzigarukaho. Kuri ibi biribwa byo noneho bifatwa nk'ibitujuje ubuziranenge. Mu minsi yashize Madame Emma Claudine Ntirenganya, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, yatangaje ko kimwe mu bituma abazunguzayi bafatwa bakamburwa biriya ari uko byo bacuruza bitujuje ubuziranenge. Which is wrong. Aho ngaho ntabwo nemeranya nawe kuko ibyo bamwe barabazunguzayi wenda nubwo atari yo ngingo bazunguza babivana muri ariya mabutike. Hari n'igihe uzaba ugiye rwose ubona umuntu agiye kukigura ahita yirukanka kubwira ati reka njye kukikuzanira. Babivana muri ariya mabutike ari muri gare hara Nyabugogo. Yego. Ikindi Clement yakomeje avuga ati izi nyanya, izi avoka bacuruza ziba zeze mu gihugu, ziba zeze mu mirima y'Abanyarwanda. Bivuga ko zituje ubuziranenge kuko habaye. Zibona gute mu bituje ubuziranenge kandi zose zera hamwe n'iziri kudutanda mu isoko? Ubundi wenda sinzi niba natangira gutanga igitekerezo cyanjye. Nyarutsa aho. Urabyemeye koko? Ubundi numva ko bakagombye kujya bavuga ku bintu bitujuje ubuziranenge kenshi kuri ibi bintu bikorerwa mu nganda. Yego. Naho ibintu byavuye mu murima abaturage bahinze kuvuga ngo ntibyujuje ubuziranenge, ubwo ibyabo byujuje ubuziranenge ni ibyabo biri gucururizwa mu masuperimarishe. Niko naba numva ku bijyanye nabo. Kuko kuvuga ngo urunyanya uhuye n'umuntu arufite ku gataro hari n'abazizengurutsa muri quartier. Ugasanga zirimo zirasanga abantu ku bipangu byabo. Sinzi ko ushobora kuvuga ngo bifite ntabwo byujuje ubuziranenge. Urabigereranya n'ibihe cyangwa se wapimishije ikihe gikoresho kugira ngo wemeze ko icyo kintu kitujuje ubuziranenge? Icyo ni kimwe. Ikindi iryo jambo naryo kuba ibintu bitujuje ubuziranenge abadukurikiye bambabarire kuko ngewe buriya kenshi nkunda
gucarenjinga kuvuga ngo ikintu nticyujuje ubuziranenge kandi ukaba uzi ko gicuruzwa mu banyarwanda. Iki gihe nabwo nigeze kubaza ikigo gishinzwe ubuziranenge RSB, ndababaza niyo muri kuvuga ngo ibi bintu ntabwo byujuje ubuziranenge namwe mukabihamya mukabivuga muba mubona nta kibazo kirimo, ntimwakagombye kuvuga ko ari ibintu bidafite ubuziranenge completely, ariko kuvuga ngo ntibwuzuye namwe mukaba mubizi ko butuzuye, baravuga ngo haba harimo ngo ubuziranenge bukeya. Ariko urumva nyine ni ikibazo. Ibi rero kuvuga ngo ibi bintu ngo ntibyujuje ubuziranenge noneho bigeze ngo no mu nyanya n'ibiki, icyo ni ikibazo, ni ikibazo rwose. Urumva icyo niye igitekerezo navuze natanze kijya gusa n'icyo ngicyo. Dufite ikigo nyine cya RSB na Rwanda FDA ajya n'igikora hari Kicukiro. Yego, Rwanda FDA ngira ngo jambo ni cyapa cyacu kabisa. Mu byo bakora ariko usanga bacunganwa cyane n'ibikorerwa mu nganda. Yego, ibiri naturel ntekereza ko nta ngamba zihari, nta gahunda zihari zo kumenya nimba byujuje ubuziranenge, kubera ko urunyanya mu murimo wa rupimuti nibyo nari avoka yahanutse ku giti cy'umuturage. Clement yavuze ngo ahanini ngo wenda bishobora kuba bishingira ko ngo abantu ngo baba babikoze hari benshi, ariko sindibaza kuba cyakozweho nyine bituma cyangirika imbere ahagomba kuribwa. Patrick yasambwira ngo cyeka niba bikora bakabitera inshinge. Ari urushinge nabyumva, sibyo? Nabyumva ko hari ibintu byamaze kujya imbere. Ariko n'ubusanzwe n'ibindi twiyejereje mu mirima yacu tugirwa inama yuko iyo tugiye kubirya tubironga. Kuki ibindi byo aho kubironga bihita bihindurizwa izina? Hanyuma wenda kugira ngo uvireyo rimwe unambwire nadufashe kubyumva, natangiye mbivuga nti abapolisi na RIB tujya tubibona barimo bamena ziriya nzoga. Hanyuma ibyo biribwa byo ko nta hamwe twe twabibona babimena ibifatwa by'abazunguzayi wabuza ahantu bishyirwa bigenda biti. Biriya se ntago byagiye bivuga yuko ababafashe babitwara, biriya bifatirwa abazunguzayi bakajya kubirya, none se barabimena. wari wabona ikimoteri birimo? None se niba bavuga ko bituje ubuziranenge bakarenga bakabirya, urumva cyaba atari ikibazo gikomeye? n'imyenda uzambwire nkwereka amafoto ya bamwe nigeze gufotora barimo bayigabagabana, barayambara noneho. None se ariko shaka ibyo si bya bindi bavuga ngo ni ukwambura Petero ukambika Pierre. None se kwambura Jacques ukambika Yakobo. Sinzi wenda niba muri uyu mujyi wa Rwamagana bajya bafata abo bantu, ariko sinzi niba wari wabona ahantu hari ikimoteri kirimo inyanya. Oya barabafata rwose. Hanyuma rero reka noneho dukomoze ku binyobwa, ibiribwa byo haracyarimo ingingo nyinshi zo kudusobanurira. Ni ukuri pe, haracyarimo ingingo nyinshi zo gusobanurira abanyarwanda ku binyobwa ho iyi gahunda yo kubimena. Kuri wowe iyi gahunda yo kubimena kuri wowe ubona bimeze bite? Duhe ubwino. Harimo clarity. Iyi gahunda rero ubona hajemo ikintu umuntu yakwita ko harimo conflit d'intérêt. Ubwo mu Kinyarwanda bivuge neza baduteza amatwi batazi igifaransa. Ni nko gukimbirana ariko bigamije inyungu hagati y'ibigo, aho usanga biravugwa kuvuga ko harimo inganda zimwe na zimwe zabonaga ko imiryango yazo igiye gukingwa, noneho bikaba ngombwa ko hari izindi nyine zibigenderamo. Ni ibintu umuntu atabonera fagite, ariko ku buryo ubigenzuye nyine nawe wabibona, kuko usanga byitwa ngo ni inganda zafunzwe cyangwa ibinyobwa byazo byamenwe, usanga n'ubundi zigikora uyu munsi nazo zarakoraga nkazo. Zikora uyu munsi zakoraga nk'izo ngizo. Ukibaza se
hari izo babonye icyo gihe zitari zujuje ubuziranenge, uyu munsi izihari zikaba zujuje ubuziranenge kandi ubona nazo zarakoraga, hari n'izazirushaga gukora cyangwa se zinafite n'iyo suku nk'uko iri muri bimwe bavuga yuko bagenderaho bareba. mu ngero twabonye harimo urugero rwa ji ya Salama, ntekereza ko warabikurikiranye cyane. Hanyuma yaho kandi hakomeje nyine kuza inkubiri yo kugenda bamena n'ibindi banabikumira. None se nta zindi zimeze nk'iyo ngeyo yahagaritswe ubona ku isoko? Zirahari aricyo nashaka, yego zirahari cyane ahubwo. Kandi niriye bayivuga njyewe ambereho nk'imyaka nk'ibiri nari nabibajije ndavuga ni izi ko bigaragara ko zishobora kuba zifite ikibazo. Cya kigo twahoze tuvuga cya RSB baravuga ngo nta kibazo ngo zifite, nyuma biza kugaragara ko zifite ikibazo. Bivuze ngo twebwe dukonsoma, twebwe dufite nta muntu dufite uturengera, nta muntu udukurikirana. Yego, aho ushobora gusanga rimwe na rimwe ibintu tubikonsoma nyuma bakavuga ngo bivangwa. Nta munsi wari wumva imiti igera ku isoko nyuma bakavuga ngo uwo muti ngo byagaragaye yuko ngo ufite ikibazo ngo ugomba gukurwa ku isoko. ariko ese ababa baramaze kuwukoresha baba bangana iki, cyangwa se bafashwa bate mu kugira ngo bakurwemo ubwo burozi bw'uwo muti baba baramaze gufata? si ubundi wa mugani ko buriya ntibakagombye ko baravuze ati abantu mwese muzi ko mwanyoye kuri ji za Salama nimunyaruke mugende babaha imiti yo kubakuramo ayo murozi. Nose warabibonye nyine? Ntabyo nabonye kandi narayigotomeye. ahubwo utumye ntekereza nimba ntashobora gutanga ikirego umuntu ntiyarega we ubuzima bwanjye. Ikibazo kirego se waba ugitangira hehe, waba urega nde? ndarega nyir'uruganda. Oya, nyir'uruganda afite irihe kosa? Narega ikigo cyari cyaramuhaye uburenganzira bwo gukora ibitujuje ubuziranenge. Uzagerageza uzasanga uwo urega ari uregera, ubundi ahubwo we bazaguce amagarama y'urubanza y'uko wanarujije n'inkiko. Babyita gushora abantu mu manza zidafite ishingiro, mu manza zitari ngombwa. Nyamara nakwifashisha supermanager twajyanamo. Nawe yashakaga ntabwo yayabonye, yako 16 ashatse yagumana ariya yabonye. Nabone 16 naryo ziriya nazo zikesha Rusengo. Reka ariko hagati aho rwose mbere yuko tukureka, yego, nubwo twavuze ku nzoga, njyewe nari natekereje no kuza kuvuga ku bindi binyobwa bidasembuye. Ega uzajya nanibuka ko iyo bari kubimena harabona abonye bakoresha televiziyo ngo ni ukubyangisha. Kubyangisha icyo cyo nacyo cyakagombye kuguha indi shusho, kuko hangizwe ikintu ubundi cyari gifite umumaro gifite agaciro. Ibyo rero nabyo wakagombye kwibaza kuki ibi bintu byafashwe ariko nyuma baba bari kubimena bakavuga ngo birimo birangizwa. Ahubwo se buri ikintu kitujuje ubuziranenge cyo bakimenya ahantu yaba ari ikintu ugomba kumenya. Buri hakagombye kubaho sampling, ibyo bintu bigafatwa bikajyanwa muri laboratori bigapimwa, bakavuga bati twasanze harimo izi chemicals zituma bituzuza ubuziranenge. Uyu munsi ntabwo tujya tubibona bagenda bipima. Hari n'abigeze kugera bari kumena inzoga, executive umurenge akajya afata umwe mu bari kumwe umuturage akamubwira ati genda ujye usomaho utubwire igomba kumenwa. Ati genda ujye usomaho utubwire igomba kumenwa. Agasomaho akavuga ngo iyi ngingo nta kibazo, agasomaho akavuga ngo iyi ngingo ni ukuyimena. Ibijerekani byose arabiheretura. Uwo muntu si ubwo koko saka gashyirwagamo we? Uri kubyumva? Bari gufotora bakavuga ngo iyo yazaga uwo muntu nyirakabari batavuga rumwe, zose yavuga ko yumva ziri bumena. Yaba bavuga rumwe nko mu majerekani nk'icumi, imwe akaba ari yavuga ati ngiye ndumva ari igomba kumena, kandi bigafatwa gutyo. Kubyumva rero hanyuma njyewe ndakibariza intara y'Iburasirazuba, mu bice bya Rwamagana, Kayonza, igice kimwe Ngoma na Kirehe,
hera urutoki ku rwego rwo hejuru. yego Urutoki ni kimwe mu gihingwa gishobora kuvanwamo inzoga nyine. Ibi bintu ubona bizagira ingaruka ki ku muhinzi w'urutoki, kuba atakwemererwa kwenga no kunywa ibiturutse mu murima we? Ibi bintu ubona bizagira ingaruka ki? Igisubizo cyaba ikihe? ni ibihombo gusa bizabaho umuturage. Ikintu bizakurura cyane, tugiye kubona abantu bakomeza kwangizwa n'ibi biyoga byo mu bwoko bwa sipiriti. Ntabwo mvuze ya yindi ukunda kuvuga, nibyo tugiye kujya tubona babyiyahuze, bibice, bibagire zezenge nk'uko tujya tubibona. kuko buriya nubwo bavuga ngo inzoga ngo zimereye nabi abantu, ariko izi zo mu bwoko bwa sipiriti nizo zizonza abantu. izi bita ibyuma izo zizonza abantu. Ubundi hakagombye gushyirwaho ingamba zihamye zo kwigisha wenda uko abantu bakoraga mu myaka yatambutse, muri za 80, muri za 90, uko bakoraga benga. Ntabwo uburyo babikoragamo bijyanye n'iki gisa, ariko noneho uyu munsi hakagombye kubaho uburyo basobanurira abantu uburyo bakora ibintu bijyanye n'igihe, byujuje amahame y'isuku. Ntabwo navuga ngo byujuje ubuziranenge. ndumva aricyo cyakagombye kubaho, ariko kuvuga ngo umuntu yiyejereje igitoki ashaka kwiyengeramo umutobe, kuvuga ngo ntibyemewe. Umuntu yejeje amasaka, nabonye muri biriya bice bya za Musanze, muri za Gacaca, nabonye mu masaka bahari cyane. Ukavuga ngo ntabwo umuntu yemerewe ngo kugira ikintu yabyazamo, kwiyengeramo agasururu. oya, ntabwo byaba ari byo. Byakagombye kurebwaho n'inzego zose, bakabishyiraho ingamba, bagahugura abantu uburyo bikorwamo, bikora mu isuku, kandi numva ariyo waba umuti mwiza. nanjye ntabwo ndi bujye kure yawe nuko mbitekereza, kubera ko ntabwo ari buri munyarwanda wese ufite amafaranga 1500 cyangwa se 2 byo kugura ziriya nzoga wavugaga. Erega nakubwiye ngo izo zo ni nambi cyane, izo z'amasipiriti. Ariko buri munyarwanda wese nutabasha kwenga yavumba wenze none bakagasangira na Kirema kinywera ku mutobe. Muri no minsi afite umuhamagaro. Nicyo bita imbaduko. Urakoze rero, turaza kongera. Nta kibazo rwose, abakunzi ba Voice FM baramukije. Urakoze cyane. Sama dufashije kubyumva neza, hari ibyo dufashije kumva neza, ariko turimo kutwumva namwe, nyamuneka ibitekerezo. Nimero ya telefone twamaze kuyifungura ni 0799679113. Uduhamagare, uduhe ibitekerezo. Ese ahe wanyu ubona bigira ingaruka ki kukuba mutemerewe kwenga gasururusha? Nta gasururu, nta kagwa, reka da. Ariko Patrick, ibi bintu nyamaze hari ukuntu umuntu abivuga nyine, umuntu akumva ko hari abantu bakoze umushinga wo gutera icyo bita urutoki. Muze umuntu utera urutoki runini pe hegitari n'amahegitari. Wagiye hano rukira. Rukira hari urutoki, kugenda ukarenga ukazamuka Mushikiri yose hari urutoki, haruguru umuhanda no hepfo y'umuhanda. None iyo ugeze Mushikiri uba witegeye agace ko hakurya Clement, hari urutoki ruvuye nkaha kurenga Nyagasambu. Nta giti kirimo, nta bigori birimo, ari urutoki gusa, nta runyanya, ari urutoki gusa. Ese urwo rutoki rwo kandi ako na agace gatoya. Abantu muri Rukira, abantu muri Mushikiri, muri Kirehe, mutubwire nimba mbeshye urwo rutoki hari urutoki pe. None se urwo rutoki narwo ntago rwemere ko bakwengamo urwagwa, kandi bihita bihinduka cya kindi inzoga ngo zitenga mu isuku, zituje ubuziranenge, ari nko babyita. Ubone ko babyita nyine, abashaka kubivuga nuko babyita. Ariko nge mbona nkuko Sam yarabitubwiye,
hari abandi bantu bafite inyungu bari ku ruhande. Ariko urarwanya igitoki cy'umuturage. Ariko hari abantu benshi, reka nk'urugero. Wemere ko umuntu ngo nuko afite ruganda ngo runini. Ngo afite uruganda kandi ibintu bavanga mu nganda. By'ibifu by'ibiki byose ngo nibyo byemewe. Ariko asanga umuntu niwe yenze ibitoki bye, urwagwa yenge yashyizemo amasaka. Ngo ruhindutse ikintu kiraho. Niyo mpamvu nahoze ni kuvuga inti inzoga zose ntago bazikora ari zo benga. Yego. Twenga ikigage, tukenga urwagwa, tukenga ubushera. Ariko ntaho nzi benga indi nzoga ntayivuga. Nta nubwo abaturage bose bari ku rwego rwo ko bakora izo nzoga twita ngo ni inzoga zituje ubuziranenge, zimwe bashyiramo ngoma za tekinike zirimo andi matekinike. Ntabwo uri muturage wese abizi mwabantu. Uyu muturage ari mu cyaro wikuye ipantaro ifite urutoki rwe munsi rw'afumbiza inka ze ebyiri zingahe. Mu minsi yashize hano niyenga mu muvure we urwagwa rumaze gushya ruhita ruhinduka ikibazo. Bamene ntabwo byaba ari byo. Hakagombye kuva ngo iyi nzoga tumennye koko mu by'ukuri tuyimennye itujuje ubuziranenge. Hari icyo nemera, hari ikintu nemera rwose n'abarimo kutwumva bamfashe tubyumve neza. Sibyo? Waruswe muri uyu mwaka kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4. Umusaruro w'ibitoki mu Rwanda wari umaze kuzamukaho 4 n'igice kimwe kwijana. Kirehe umwaka ushize mu kwezi kwa 8 umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'urutoki mu murenge wa Mushikiri yitwa Ndayambaje Emmanuel yavuze ko ibitoki ari byinshi babuze isoko. Wabishyira hese? Wabishyiraye kubyumva? Neje bundi numvise inkuru ikaronge yari gitangazamakuru nakurikiye igikaronge abaturage bavuga bati bacunga urwagwa waruhishije bakaza bakamena badapimye muri Mushikiri habarurwa hegitari zingana na 380 zihinzeho urutoki. Ibitoki biribwa? Yego. Urutoki cyangwa bino benga. Uretse gato urutoki. Nibura ku munsi umwe muri uyu murenge wa Mushikiri umunsi umwe haba hasaruwe toni 70 z'ibitoki. Nibatubwiye niba ari ibiribwa ariko nta kibazo uko byaba bimeze kose aho hari ibiribwa n'iby'urwagwa birari kuko hari abantu babikoze umushinga ngo nahoze ndi kukubwira ko atinyenye gukora urutoki rw'urwagwa. Uyu munsi bari kubishyira aho hari ibiribwa n'iby'urwagwa byahaba. Ubu nyine ubiri baba rufite bari kubishyira kunyumva ibyo ndi kuvuga uri kubyumva. Ahubwo se izi twavuga so ziba zavuye muri zo nganda so twazizera gute? Kandi akabera bikubwiye umuntu afashe ibitoki bye akabyenga agashyiramo amasaka urwagwa rugashya nkuko twari turuzi kera ruhindutse uburozi gute? Birashoboka ariko bikaba clair. Bano kavuga bati koko turabizi neza ko hari ibintu byongewemo. Ntibiba amarangamutima bigapimwa bakarumena amazi neza kuko hari ikintu kirimo cyakwangiza ubuzima bw'umuturage atari gupfa kumena gusa. Icyo cyaba ari cyiza pe nanjye nabanyishyikiye. Ariko kumena hatapimwe umuturage karongera bivuze ati bapfa kumbagorora hiye bakaza bakamena badapimwe. Usumva cyaba atari ikibazo gikomeye? Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo cy'ingutu. Ikibazo navuga ngo ni ikibazo kubera ko twafunguye telefone nyamuneka twafunguye telefone 0792 69 aho muri hose muduhamagare mutubwire ibintu murabyumva mute. Ariko nanone ku rundi ruhande hari abaturage bicwa n'izi nzoga. Cyeko suje ubuziranenge. Urakoze kunyibutsa nari nkibagiwe. Hari abaturage hari ibyo nemera. Hano leta ibyikora mu Ruhango bane barapfuye. Uretse gato ashoza bapfuye bahagaze uko bangana. Ngo bamwe inzoga yitwa umusogongero. Hari ibyo nemera rwose. Leta munabishyiremo imbaraga nyinshi uko bishoboka kose. Ibi biyoga guta umuntu yenga
atema ibitoki kuwa mbere kuwa gatatu akaba akafite urwagwa. Ibyo byo nibibeho rwose ndanabishyigikiye. Guta umuntu aba afite ibitoki 8 akavanamo amajerekani 16 y'urwagwa. Ibyo nibyo bita rero izituje ubuziranenge, ni nazo nkorana hari. Uri kubyumva? Aho ngaho rero bayobozi b'inzego z'ibanze bano mureberera abaturage b'igihugu, nta no gusinzira, nta no kureba ku ruhande, ntimuhuge abantu bakora ibi bintu amakuru atangwe. Nibibe kuri asama tubwiye ati hari umuturage babwiraga ngo banze twumvire, ntacyo kumva kirimo. Umuntu afite ingemere 3 z'amasaka avanye imijerekani 8 akwima ingunguru y'ikigayi. Cya kigayi unywa aho kugira ngo cyangwa se ubusherunywa ukabona mu mazuru atangiye kuvamo imyuka mibi. Utumira turashobora nkaho uri bazunguza umushara ukabona umuntu akanuye amaso nkaho arimo gukata igitunguru. Ibyo byo bikurikiranwe akuye akakamurenga. Bivuze ngo hari abantu bakora izo nzoga sibyo zangiza ubuzima bw'abaturage, harimo n'abapfa bazinyoye, ariko ntibibe impamvu yuko na wa musaza wifitiye urutoki rwe baza bakamena badapimye. Erega wibyita umusaza kuko n'urubyiruko birashoboka. N'urugero natanga gato birashoboka. None se ubu tuvuge nimba mfite ubutaka buri urutoki, ibitoki byo bikabireza gushaka amasaka ukabetera ugakora urwagwa. Urwagwa ubwo n'urukora nyine bararukora. Nako ukenga urwagwa n'urukora nyine barumena ko rurukora. Nabyo biragoye gusa wangura ibi bintu. Noneho nitwanze yuko ibi bintu babimena byangiza abaturage, ariko hamenwe ibigomba kumenwa. Ntago byose uko babimennye ariko babyangiza. Hari n'abatazi ibyo bintu by'izo nzoga zituje ubuziranenge batazi uko zinakorwa. Iyo umennye urwagwa cyangwa se iyo nzoga utayipima buretse gato nta kuyipima nta kibazo kuko nyine si ngombwa ko nabipima. Hari ibyo ubonesha amaso nawe. Yego. Iyo utinyutse kuyimena wamara kuyimena nyirayo ukamuca amande 50 cyangwa 100 agatanga agaheneke cyangwa agakake akagombora. Hanyuma uwo muntu ukamusiga muri karitsiye agihari ejo kongera. Buretse uwo munsi ukimara kuhava utekereza ko atari bushakisha hakura amafaranga maze kuguha yandi bamuciye. Wumva byakagenze bite? Niba umuntu asigaye azira ko ari inzererezi, uwo muntu bakamukuye muri societe bakabashyiza bagize andi bamushyira kuca mu ijambo. Nta nubwo nagera kuca mu ijambo. Noneho reka nceceke numve. Niba umuntu asigaye yitwa inzererezi bakamuvana muri societe kubera ko yiswe gusa inzererezi, bakamujyana mu kigo cy'inzererezi, ukora ibintu bituma abantu baba inzererezi ugasanga muri karitsiye arahari. Impamvu baba bahari abo bantu bafite udufaranga bamanipira ba mudugudu ntakoma bakagira akantu bamuha. Yego. None ubwo mudugudu turabizi ko dahembwa. Najya ahantu bakamenya ko agiye gutanga amakuru akamukubita 10 cyangwa 5, ayo makuru aratangwa? Ntago yatangwa. Ari n'ahandi nyine ubona yuko keshi na keshi usanga nadatangwa se abaturage ntibari bubinywe. Hari n'ikindi kibazo urumva nk'ibyabere mu kagari ka Rwinyana ngo hapfuye abantu 4. Ubu izi nzoka zishe bano bantu niko zari zenzwe bwa mbere. N'uwo munsi zari zenzwe. Bivuze ngo hari abantu hari abamudugudu n'abashinzwe gutanga amakuru baba baracecetse. Nabo bagabo bazimenerega bari iki gitabo bakisetsa. Ni gute wambwira ko uzimennye mu mudugudu uretse na mudugudu haba mu mutekano, haba mu ushinzwe amakuru, harimo ushinzwe amakuru, harimo hagarura urubyiruko, harimo urugaga rw'abagore, harimo inzego zikuza mwakomeye kuba mukora nazo nimba koko mushaka amakuru. Kuki amakuru muyategereza kuri mudugudu gusa wambaza gutamira? Kandi ingamba zigaragaza bino bintu bifatirwa ingamba ruko byagize ingaruka ku bantu. Kumva ngo babinyoye bari mu bitaro, babinyoye hari abapfuye, nibwo usanga nyine bihita bishyuha. Ntago ibyo bikozwe uwo munsi biba bikozwe bwa mbere. Urambwiza ukuri ko executive w'akagari nimba afite ingano zo kuzenguruka imidugudu ye itarenze 10. Ntago icyo kintu abakiza hamaze imyaka 2. Ntago bazi ko wa muntu akora ibintu by'inzoga mu buryo wundi bw'irindi banga. Turimo turarenganya abaturage. None byagira ingaruka.
ugasanga none inzego ziraje baramenye, hari abanyweye bapfuye, hari abari mu bitaro, igikuba kigacika. Ntabwo uriya muntu abikoze bwa mbere. Ikintu kibabaje ibyo bintu birarenga bikitirirwa ubuyobozi bukuru bw'igihugu. His Excellency yabimenya cyangwa se izindi nzego nkuru z'igihugu yamenya ko ari bitagenda neza ubwe ati ibyo bintu byangiza abato yigeze no kubivuga. Noneho agahita hamagara meya ibyo bintu bikemuke. Ndakubwiza ukuri ko meya wenda birashobora ko atagera mu midugudu yose y'akarere ke. Yego. Ariko gitifu akagara babizi. Gitifu akagari. Oya n'umwenzi waziranzoga nabo nekereza ko gitifu umurenge batamuzi. Ni gute se yamuyoberwa kandi raporo zitangwa. Wangira umuyobozi. N'abandi bose niko bavuga. N'abandi bose batari wabo baravuga ati wangira meya. Reka tubyemere ko kuri akuntu inzego zijya kumena inzoga ari sembore yo kwiyererutsa ngo babe ko bakora, ariko ahantu harimo amabanga hepfo yo ngiyo biba bizwi. Ahantu harimo ruswa guta umuntu yenga inzoga icyumweru kigashira 2 3 sibyo zikemangwa. Mudugudu arabizi n'abandi bose mu mudugudu barabizi. Nese nka Mutwara Sibo uyobora ingwe nka zingahe zitageze yayoberwa gute ku rwo ruhoramo urwago ruhoramo ruhame bigage rufite izi nganda bajya kuzifunga. Izi ngiri zakoraga inzoga z'urwagwa barazaga kubaza ufite ibitariro bingahe ku buryo uhora wenga buri munsi. Uhora wenga. Haraho bageze ngo basanga ibitoki bihari nta nubwo byakuzura agahiyasa kandi ari uruganda. Ibi bitoki nibyo bigiye kuvamo amakesi n'amakesi magaranga utubwira kucuruza. Byo bintu n'uburozi. Byo n'uburozi. Gute mu mudugudu habamo umuntu uhora buri munsi yataruye. Uruhorana. Sibyo? Kandi amabuni menshi usanga banafite amamoto ajya kubiranguza ahandi. Ibimoto bisa nabi nyine bisa n'ibyo byago. Nibijerekani bisuku imyanda. Wowe ugategeza gufata moto urayibaza icyo wafasha aho bivuye. Urategeza gufata moto ngo ndaza kubimena aho bivuye bimeze bite. Usanga bahonda amatafari hano numvuze ngo washyamo n'amabuye ya radio. Ngaho nyumvira ngo amabuye ya radio ngo amatafari ibya pakimaya ibintu by'imisemburo. Ngaho nyumvira ariko Patri umbwira uburyo iyi misemburo se yindi tuma abantu babyimba ibirenge kuko urabona nk'ibafasha umusemburo bakawushyira mu ifarini ukundi igipondo kibyimba. Basi ibyo byimbye ibirenge n'induka sanga zifite gahunda. Nurangiza umbwira uburyo umbwira uburyo nimba dufite mu kagari cyangwa mu murenge dufite abantu 10 benga ibyo bintu. Ubuzima bw'abene igihugu bari muri uwo murenge buhagaze bute? Harimo ikibazo gikomeye. Uri gitifu uri kubyuka wirukanka kubadatanga ejo heza, ariko se umuntu atanga ejo heza ariko nk'ibintu biri kwinyorogotora afite ibintu yororeye mu nda. Ujye kubona ukabona abantu utuboko twaranyunyutse akaguru ntako ariko afite inda shahariye. Afite akabuno ntako ariko kare akada kaba kavuye. Uziko ari pakimaya ziba zarabyimbye. Rero ariya ariko narubi ari inkweto zitagikwiye. Ari ubunyobwa bujya buturuka mu Bushinwa buvura buriya mu buryo bwa gakondo bwabo. Barakaguha uhekenya 2 ariko ubwo mugwekenya 2 hanyuma nyuma y'iminota 3 ugahekenye baba bagusabye kwimura uburiri ukabushyira hafi ya toilette. Hafi se ku muryango. Uwo munsi wayibukinze ni yawe. Abazifite mu nzu ho no gushinga y'ibirindiro. Aragenda akicaramo n'umva aba yicaye nta kibazo. Aricara agatuza pe. Akajya kuri chat. Sibyo? Bari abantu rero ubakubise utwo tunyobwa. Ibitaro byakuzura. Mu nda harimo ibintu byinshi. Bano nk'ibiyoga bituje ubuziranenge bafite ibintu byinshi mu mubiri mwana. Ariko ntekereza no kuri ya pakimaya. Erega ikintu cyabimenyero cyagenewe gukoreshwa mu mandazi. Kandi umenye ko bagishyira mu mandazi amandazi bakayashyira mu amavuta
ku yandi yatabuye abari kuri dogere Celsius 180 abakubye kabira amazi yatuye iyo bashyizemo ya pakima ya rero ikajya muri bwa bushyuhe hanyuma ugashyira mu mutobe wowe warangiza ufite 20 ugashyira mu mutobe nawe wahojeje bya pakima n'ubuzima buriya abantu barashize Abanyarwanda barashize none ugasanga umuntu y'intoki zimeze zawe nka tangawizi ahantu ngiye ibirenge byarabyimbye akada karageze imbere ahantu bibabarije bitereye umujinya izi ngamba z'abayobozi nizigeho ibi bintu niba birwanye ariko abaturage bari kwikorera bari kwiyengera urwagwa rw'ibitoki yashyizemo amasaka ntabigenderemo ariko abakora ibyo bituma abo buzima bw'abanyarwanda bujya mu kaga gakomeye abo bantu bikurikiranwe nemva nanjye ndabafasha ariko umuturage witema ibitoki bye bitatu agashyiramo ingemeri y'amasaka akarutara kwa kundi urwagwa barutara rumaze gushya wirenga wa wundi ngo nuko ngo akora ibyo bintu byinshi ufite uko muganira ujye kumena urwagwa rw'uriya muturage agiye kurwinywera agiye kukinywera n'abana be n'abashyitsi be n'umukwe wamusuye akagwa yiyengeye daso zirahuye zirahurira ari nkenye ngo tugiye kumena bagiye kumena kandi bakirengagiza hahandi kuko handi bafite ukuntu bavugana cyaba ari ikibazo gikomeye urajye kumena inzoga mu bukwe ibaze mwana hari uhora yacyuje ubukwe ariko n'ubumenyi bwo kuzikora gutyo ntago abaturage babufite ntago ari bose bafite usha gusanga mu kagaro umuntu biza ari nk'umwe na makosa akomeye cyane nshyira ku nzego z'ubuyobozi niba koko iyi gahunda yo kwangiza nkuko Sam yabivuze yo kuzangiza niba ari uwo murongo uhari kwangiza zose se mwikangiza izo mwabonye ku mabundi ku magare ku mamoto hari inganda zibikora nimugende mumenye ngo izi tubona ku mamoto ziturutse he twara umuntu bageragera imyaka 10 azagaruka abantu bagize agahenge n'uwo mu muryango we najya kugerageza nawe bamutware muzasanga twara tubanutse na yamano yaragiye kuri gahunda atakimeze nka tangawizi najya kubigerageza mutwara undi bibe serious ariko bano baturage muri 50 nanjye ugize mbiguhuje nkwereka izumenera z'umuturanye ariko umuturage ndi kugaruka ku muturage wiyengeye ibitoki bye agashyiramo amasaka nta kindi kintu yashyizemo udafite uruganda inzoga yimenwa gute ngo leta ivuga ko ngo ubu kwenga inzoga nk'izo ufite ibirori bifite arako kunywa ubanza kwandika usaba uburenganzira uri applying urandika barasige babyemera urandika bakamusura ngo bakareba urwina ariko si ninde muyobozi uretse inshingano zo kwita ku baturage gagiye kujya yirukanka mu nzina kureba mu nzina ubwo se yageze nk'uvuga ati umuntu yakabaye ko ari mu biro arimo gufasha abaturage gusobanukirwa ejo heza cyangwa ari mu nama cyangwa ari mu ki barimo no kureba ukuntu bafata ire na dapu na NPK abantu bari guhinga kijyambere uri kumwirukansa mu nzina ngo ugiye kwenga ntago abanyarwanda bose ariko bafite ubumenyi bwo gukora biriya biyoga hari abantu babizi hari abantu muzi neza ko ibyo biyoga babikora atarivuga ngo umuturage yengeye ibitoki bye bitanagiye kwivanamo akajerekani karindwi kurwagwa arusangire n'umukowe n'umukazana ngo akoze inzoga ngo zituje ubuziranenge intege nkeya ku bayobozi b'inzego zibanze muri iyi gahunda yo kwangiza cyangwa se kumena inzoga z'inkorano muramena inzoga uzifite uzenga ufite ibyo bya pakimaya ufite ayo matafari mu nzu ufite mukivo abagikora arongera yenga ibindi mukoze iki nimurangiza mujye kubeshya perezida wa repubulika ngo turakora ngo twamenye inzoga mwamenye inzoga kandi zo mwamenye niza ntago urwagwa rwose rugomba kumenya umuntu ujya guhandura imvunja ikigage cyose n'ubushera bwose bugomba kumenwa nese urwagwa rwose rugomba kumenwa mu gihe hari bibi mugeri bibi byamenwa namvuze byose urumva hari umuturage yenda akifatira amasaka ye akikora umusimburo we w'amasaka nta bindi bintu yavanzemo akishigishira icyo kigage kiwe ni gute wakimena utapimye kubanze uwo twamwumvise nta n'ikibazo kuko nyine imba yarabyaprayinze yarabisabye akavuga ati nzenga bakaza kureba mu rutoki rwe kafite igitariro naho azengera akenga nta kibazo ariko ndibaza iyo gahunda ese ubwo nta mananiza ashobora kuzamo nicyo tumva se niba uvuga uti nzenga bagahita bavuga ati none se umuntu ugiye kwiyongera ko kagwa afite 50 byo kuza guha mudugudu cyangwa gitifa akagari ahubwo ibi bintu nabyo urabizi hari ikintu twakwisabira
ibi bintu bijyanye no kumena izi nzoga twita ngo ntizujuje ubuziranenge, ababikora hajyemo irindi jisho rirebera ku ruhande bareba niba ibintu koko bikorwa bikurikije amategeko. Amata sibyo bano banafite ibintu by'amakusanirizo, ujyanye amata kuri ikusanyirizo ry'amata hari agakoresho bafite bagakoza mu mata kagahita kagaragaza ubuziranenge bw'amata, n'umuti wateye inka ukagaragaramo, bakabwira ati amata ntabwo twayagemura ku Nyange, ntabwo ujuje ubuziranenge. Umuturage agenda anishimye kavuga ati bahapimye, we barayaguha akavuga ati niba ubasha kubigwa naka ati bahapimye basanga amata yanjye atemewe. Ako gakoresho ntabwo gashobora kuboneka, ariko none umva nageze kure ku buryo n'abantu ujye uhita umena ushaka gukozamo gahita ubona ko ari mupaka imaya, cyangwa se wakoza wapima ugasanga muri rwagwa harimo amatafari cyangwa ibindi bintu by'ibindi substance birimo, ugahita uvuga ati koko harimo ibindi bintu bikwiye kumenwa. Ako gakoresho kabura buriya ntabwo kabura, ahubwo ikibazo mfite ni kimwe, ngiye utaranyumvaho neza n'abantu bataranyumvaho neza. Mwakazana mwagira mute ibyo mwemeje ko bigiye kumenwa cyangwa kwangizwa, ba nyiri kubikora barasigara he? baba bariho kandi baba bagihari, barahari ba nyiri kubikora, ba nyiri kubyenga, bo ntibakagombye kuba bakiri muri societe, kuko ntabwo wabona ko umuntu ari umurozi atuye mu mudugudu, uwo murozi akora ibintu cyitwa ko ari uburozi biri kwangiza ubuzima bw'abaturage, uraje urabimenye ariko urahamusize unamuciye amafaranga, y'amafaranga kugira ngo ayabone azakora nijoro. Ergo yagujije abagomba kuyamwishyura, arongera kuri ibyo kandi ko yamwishyuza akoresha business none arakora iki kindi? Ujye mu mihigo utinyuka uri umuntu w'umugabo, ujye mu mihigo ngo twamenye inzoga. Yego ndabizi mwarazimennye, ni byiza mwarazimennye, zikwiye kumenwa ko izituje ubuziranenge z'ubuzima bw'abaturage zigomba kumenwa rwose, nanjye ndabishyigikiye. Aho zakomokaga ariko no kuri pose twashyizeho ntababigenderamo. Samu Kabera yakubwiye ngo habe ikintu cyitwa harimo ikintu cyo confidential. Niyo mpamvu aba bagabo kugira ngo bazaze kukumenera inzoga n'undi mugenzi wawe wagutanze atari kumbangamira muri business gwanje, turiya yazamutse. Niba gitifu w'akagari ahasanzwe hanyura ibyo bintu akica amaso akaberereka mudugudu akaberereka, abantu bose bakaberereka, bigenda bita kugira ngo noneho uhagurukirwe. Hari inama iba yabaye, hari umuntu wagutanga kandi ugutanga usanga no bikora uje business gukoraho mudahuje business, yakabaye ari umuturanyi avuga ati nibura arankiranye reka nkitange. None iryo shyari wo muturanyi ntaryo afite, urifite n'uwo murimo gukora ibintu bimwe. Patri, kugira ngo abantu batazabi babirenganiramo, ubwo reka twumva akaririmbo kamwe wanabimenye nibyo uragaruka mu kanya ziraba zijyamo. Kadushyiremo iyitwa ngo inda nini, urayizi ya Rugamba Sipiriyani, tuyimamayira. Patri, ibitekerezo biracyahari byinshi, yenda ubyegeranya wegeranye. Ibitekerezo by'abaduteza amatwi byabaye byinshi, ariko ubu noneho tugiye kwakira telefone kuri 07 99 6 7 9 ongera usubiremo rero 07 99 67 9 ngaho rero ni hamagare rwose mutubwire mwebwe ibintu ubibona muti gahunda ibageraho. Icyo nzi neza no kuri urugamba hakorwa iki, urugamba rwo guhangana n'ibi bintu byangiza abaturage. Kandi abaturage babizi ahantu byengerwa babahazi nyine, abana beza babahazi bakicecekera, ariko no gusanga abantu babyenga ari abanyembaraga, ari abanyembaraga. Kukubwira uragira ngo umuturage akora iki? Nta kintu yakora. Gitifu arahaca akaberereka, umuturage arahakora iki? Ariko iyo byagize ingaruka barahaguruka. Rwose ndabona ari naho Minisitiri w'ubutetsi bw'igihugu Dominique yari yagiye hano hitwa Nyakagezi, umurenge wa Ngiruka mu karere ka Bugesera, ahumuriza ababuze ababo bishwe n'inzoga zitujuje ubuziranenge. 07 99 6 7
913. Ndi kubona umuntu witwa Uwamamaye Mr Drone. Ati ndababaye ndabakurikiye kabisa. Shimira abantu rwose bagenda batwereka ko badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari abatwumvira kuri TuneIn, hari abatwumvira ku buryo bw'ikoranabuhanga ubwo ari bwo bwose, ariko nanone tunababwira nyamuneka dukoresha imbuga nkoranyambaga zose. Kuri Facebook turiho, kuri Instagram turiho, n'ahandi hose. Ndabona ahise yigendera, ahise agenda waruduhamagaye n'ubundi yagarutse. Allo SFM aro mwaramutse mute? Yego n'amahoro witwa nduherereye he? Witwa Kajasayi. Kajasayi. Komera cyane mukomere. Ingoma mumeze mute? Ingoma ntago ari ingoma ni Kirehe sorry. Ahubwo wanomereje wamaye narayihamagaye yanga gucama. Noneho inimero yawe nayibonye ndaza kuguhamagara ngiyeho. Noneho rero yego nibwo nkishiraho radio ariko hano ukuntu numvise muvuga ku bintu byo kurwanya ibyo byabwenge yajya muvuzeho inzoga z'inkorano ahiwanyu, inzoga zitujuje ubuziranenge. Inzoga z'inkorano inzoga z'inkorano ntago ziba zujuje ubuziranenge, kandi koko nk'ibigaragara ubona ko zangiriza abantu. Ahiwanyu mutuye bijya bihaba bagafata igihe cyo kubyangiza? Nahangaye iwacu zirahari, ariko nyine abayobozi nyine baba bari kuzigwanya, bari kubwira abantu ngo bareke kuzikora. Abayobozi baba bari maso, baba babona ko zangiriza abantu. Urakoze cyane Kajasayi. Noneho rero ndasuhuza abantu turi kumwe hano ku mugezi turi kuvoma amazi. Urakoze cyane. Kajasayi we bayaje kwisuhuriza. Atereka nisuriza ariko ati ibyo biyoga naho biraboneka. Aza kubamara hari waciye mu gikara arambwira ati Patrick ibintu muri mu kuvuga mwirengagije ko izo nzoga, ubwo bishingiye ku gitekerezo Sam yaratanze. Ati mwirengagije ko izo nzoga z'amaspiriti uko Sam yavugaga zino nzoga nyine z'amarikeri, ati buriya nabo bari mu bagira uruhare rwinshi mu gutuma izi nzagwa zicika, kandi zigacibwa ntacyo zishinjwa. Rega zose we yambwiye ko impamvu abikeka uko nguko ni ibyo akeka. Yego ngo zirasora kandi zinzagwa ngo zirekeye buri muturage ntizasora. Umusoro waba mukeya, ariko urumva cyaba ari ikibazo ukumva yuko umuntu aze kurebera ibintu mu misoro, akore ko Imana byaba ari ikibazo gikomeye. Nese umuntu nagira gutya akaba yagize gutya akiyengera urwo rwagwa rwiwe avanye mu bitoki byo munsi y'urugo. Abantu mwe muragira ngo asore gute? Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga n'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi na YEB, umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu wari ku itariki ya 17, kumva cyamuritse ku mugaragaro laboratoire izajya isuzumirwamo ubuziranenge bw'ibikomoka ku buhinzi. Uza kantu bongeraho mbere yo kubyohereza mu mahanga. Kubera iki laboratoire itakora n'ibicururizwa mu gihugu? Umva nyine mbere yuko byoherezwa mu mahanga laboratoire igomba kubipima kugira ngo umunyamahanga abone ibivuye mu Rwanda byujuje ubuziranenge. Hanyuma umwene gihugu wa mwene gihugu nawe ukeneye kugira kananywa cyangwa rya iyo laboratoire kukitashyira hiryo shami. Iyi laboratoire yuzuye itwaye miliyoni 3,400,000 by'amayero, miliyari 5 na miliyoni 6 z'amanyarwanda. Ariko wenda wasanga niyo ngingo yo gutekereza ku bikorerwa iwacu by'abanyarwanda bacu bakonsoma, wenda nabyo bishobora kubona byo bizagerwaho. Kuko biramutse bitagezweho cyaba ari ikindi nanone.
abantu baramamagara bagahita bongera bagahita bagenda garuka ukabyara garuka uduha igitekerezo cyawe kugira ngo nkubwire ko ibi bintu NAEB nimba koko mushaka ko ibintu bijya ku rwego rwiza na laboratoire yanyu ikawa murayohereza ibindi byose mushaka byoherezwe ubuki n'ibindi bitandukanye ari ku muturage w'umunyarwanda we arasigara ikibazo cy'iby'umuturage w'umunyarwanda uri mu gihugu hagati ese ubundi wajyanayo izi nzoga Sam yahoze avuga zagaruka zose zagaruka nako zagaruka inyinshi ntawe uziranenge ziba zibitseho umwana ariko hariyo bigeze gukora ku isoko mu minsi ishize noneho urebe ukuntu ibintu biba bisekeje NAEB ifite laboratoire yabo RSB ikagira yabo sibyo na FDA ikagira iyayo aha ibi bintu byo kuhangana n'ibi binyobwa bitujuje ubuziranenge ubwo nejo polisi zaba yashyizeho iyabo nari bishyireho oya ni nziza nibazizane amalaboratoire nazi ibintu bipimwe none nimara gupimwa abantu bajye konsoma bazi neza ko byapimwe ariko kubera iki hatabaho hari ikindi kintu ntekereza dufite koperative bakora ibijyanye n'ikawa cyangwa icyayi yego bahura mu koperative bagakora ibyo bakora mu mahoro bikanatuma ubashaka agira aho babona bafite aderesi izwi yego tukagira koperative z'amakaragiro yego nta kibazo tubona mu mata iyo yapfuye urabyimenyera barayagusubiza oya umuntu agenda nanishimye akavuga ati amata yanjye basanze ari ikawa yawe yangiritse rwose barakubwira ati ikawa yawe ukagenda wishimye byane ikawa za habuze iki ngo habeho koperative ihuza abenga inzoga za gakondo ko twazitarya ubwo aka tuziti za gakondo zo mu bitoki n'amasaka ikagenzurwa nk'uko izindi koperative nazo zigenzurwa igashakirwa ubushobozi nk'uko izo koperative tuvuze haruguru nazo zibikora reka twakire n'uyu muntu twumve ndi Kayonza ariko ikitubabaza mu bijyanye no kurwanya ibyo biyobyabwenge hari nk'ababyeyi biyengeraga akayoga k'urwagwa kandi ka kera abayobozi bo ku nzego zo hasi bakaza bakabimena ku mugaragaro ngo nabyo ngo byaraciwe n'umutobe w'ibitoki nawo barawumena cyane rwose Kayonza barabimena ku mugaragaro ugasanga ni ibintu bibangamiye abantu rwose bavuga ko bituje ubuziranenge se cyangwa ni gahunda yo kumena byo kumena gusa ni ukuvuga ngo daso na gitifu baraza bagahita bavuga ngo turabimena ntaho turega bo bakabimena n'umutobe n'umutobe w'ibitoki utavanzemo n'akantu na gato nabo bakawumena ubwo rero turasaba kujya bababwira ibyo bamena n'ibyo batamena pe ubu ibitoki ntawe ukivuga ngo igitoki cye gifite agaciro kandi mugira urutoki rwisha aho ngaho iwanyu haba intoki cyane rwiza ruva mu mutobe w'umwivire nka wundi wa kera yego amana cyane rwose ibintu bikwiye guhabwa umurongo hanyuma icyifuzo cyanyu nk'abaturage mwumva byagenda bite yagiye ariko ati n'umutobe w'ibitoki akomoje kuri bande daso na gitifu abo bantu daso na gitifu mugendana agakoresho gapima ko ibyo bintu ari bizima cyangwa byipfuye iyo bamenye umutobe w'umuturage batabanje kuwupima ngo bamenye ibyo bari kumena kuko niba hari ibindi bintu bivanzemo uriya muturage batamuhemukiye daso na gitifu muhamuhemutse ntabwo ari byo oya ntabwo bahemutse kandi bari mu nshingano z'akazi bari mu nshingano se baba bamenye bari mu nshingano z'akazi ariko nese uwo mutobe wawe none se ntawabwiye kubimena uko biri kose arahari nose kuki uri kuvuga ko bahemutse reka nakire n'undi waramutse waramutse neza kuri kuvugira kure Allo oui kuri kuvugira ongerejwe muvande yego n'umutobe banawo ubwo barawumena ari umutobe bareba ko banawirira ko nabwo barawumena batitaye kuvuga ngo ni ubusha wiyengeye mu rugo wiyengeye mu rugo
bahamagara abaturage baza dusangire ubuzima bwabo bakaza bakamenya. Ibi bintu mubona bigira ingaruka ki ku baturage, ku muturage wiyejeje udusakaswe, umuturage ufite urutoki rwe bimugiraho izihe ngaruka? ubusaye tuvugana na ingaruka y'intabwo yabara ku banyarwanda bose. Yego. Ikintu kibaho nabonye kigoye niba ufashe amasaka yawe ubugera n'ishyira agashyira mu magare y'abaturanyi cyangwa se mu magare umuryango dusangire nawe ukaba utatwerera n'umuntu ugutwereje uzamwereye ukaba utamutwerera. Ingaruka ya mbere niyo ngiyo yaho n'igikomere gikomeye cyane. Yego. ibintu hanze hano umuyobozi araza kuba mutakana umupfa gusa. Hanyuma mu nama mu nteko rusange z'abaturage iyo mukizamuye mukibajije basubiza ngo iki? Tino gato bikanje barakamenye. Ntabwo barakivuga ko bagufunga. Yego ko mani horaho. Naho bigeze. Ntabwo ahubwo niba kizamura bagufunga ntabwo wana kuvuga ngo ngiye nenze ibitoki byanjye mvanamo umutobe n'amazi nakoreshe n'ibitoki byanjye umutobe barawumena. Ukibajije wahura n'ikibazo? Nta kibazo baragufunga nibigirana. Uherere mu kahe karere? Mu karere ka Kirehe murenge wa Nasho. Karere ka Rubavu. Nasho hariya ndabona rwose hari urutoki rwinshi pe. Harutoki gitari rahamye cyane pe ariko umuntu yakenyera ngagire cyagera. Mwaka byamwe. Ariko ibyo ari byo byose inzego ko biri kose inzego zizongera iki kintu bazagisubiremo. Bazasubira mu buryo bino bintu bikorwa mu pe. Bitekerezeho kuko ubuzima bw'umunyarwanda bwubakiye ku buhinzi kandi ubuhinzi bwubakiye ku byahinga. Aba bantu bafite urutoki ruvamo imitobe ruvamo urwagwa bazabigenza bateburiye. Nahoze nkubwira ko umurenge wa Mushikiri muri Kirehe honyine habarirwa hectare 380 z'urutoki. Nise banyirarwo bazabigenza umurenge umwe kandi ubwo hari indi mirenge turakira nundi karame Wisalo mwaramutse neza. Nta kuntu mwadukuramo amakaraza ko tutari kubumva neza. Reka tubikoreho rwose. Katurebe ukuntu tubikora ariko igitekerezo wagitanga twe turi kukumva. Yahise amakaraza garimo. Bakanu k'amakaraza. Ukuntu biterwa shaka ko bitewe n'ahantu ari cyangwa se kandi kabazo ka tekinike abatekinisi babirebe. Baraza kubirebaho. Clement turi kugera tugana ku musozo amasaha yacu turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ariko ikintu cyo kuvuga wenda urwagwa rwo ushaka ubuti barwenze ntituzi ibyo bashyizemo nk'umutobe w'ibitoki bawashinja ko ari miki. Nicyo nakubwiraga nabivuzeho kare ndavuga ibi abayobozi b'inzego zibanze mwibeshya abayobozi babakuriye ko muri gukora mudakora ngo muri mukaza ubwo muri kwangiza umuntu nimba avuze ati turwanye ibiyobyabwenge cyangwa inzoga z'inkorano cyangwa zinze nabi. Mwifata n'umutobe w'umuturage ngo mujye kumena watwaye iki cyapimye ko uwo mutobe upfuye. Nibyo by'umutobe erega nawe rwaga umuntu ararwaga umuturage yengeye narwo nagwa ko ngumye gupfa kumena. Hanyuma mwebwe bayobozi abadepite abaministre mufite mu nshingano zanyu kureberera abanyarwanda bose muri rusange akagahinda k'abanyarwanda bazagatura. Niba mwarafashe niba hariho gahunda nziza ubuyobozi bwacu bw'igihugu bugakora muri NAEB tukabona mu buryo ibyoherezwa mu mahanga bikorwa neza bikagenda neza hakabaho izo koperative n'amashyirahamwe y'abakora ibikomoka ku ikawa icyayi n'ibindi tukaba turi abambere tubona ibicuruzwa byacu bigenda neza. Uyu munsi wa none akaba nta munyarwanda urekrama ikibazo cy'amata kubera ko amakoperative mu makusanyirizo arabikora neza. Uwo murongo kuwimurira mu buhinzi mu bikomoka ku buhinzi cyane urutoki n'amasaka byengwamo inzoga binaniranye bite bigoranye biti nta gikomeye kirimo byengwamo inzoga dusanzwe tunywa bigoranye biti. Iki gituma niba dufate Mushikiri dufate Gituku ubwo dufashe za Nasho dufashe nararuguru Gatsibo naho rurahaba cyane urutoki rurahari. Aho hantu haba intoki Mushikiri yonyine ku munsi basarura toni 70 z'ibitoki ku munsi umwe umurenge umwe basabishyira isu murabiryo babirye se gutagara bitaribwa. Iyo
aho ibyo bintu bikozwe hakaba koperative nziza igenzurwa n'amategeko ku rwego rw'igihugu bikakorwa neza, ikibazo ni ikihe ko ibintu bishoboka aho kugira ngo umuyobozi yinjire mu rugo kubera ko nta bitanu yabonye nta muti w'ikaramu agenda amena gusa amena n'umutobi, ntabwo bikwiye. hasigaye no kuzajya mu ntoki bakazitemagura ngo ntimuzenge. Turabigaye kandi turi gusoza Patrick, ndasoje ahubwo tugannye ku musozo w'ikiganiro cyacu, tuzasubira ku munsi w'ejo, ariko nyaboneka bayobozi nimumenye ko abaturage no bakeneye kubaho, mwibarenganya nimupime ibyo mugiye kumena musanga bifite ikibazo mu bimene nabo byabanje gupima, nabo mubahane, ariko ibitapimwe urapimisha ijisho. Reka dusoze dutya, ibe byiza kuri mwese kandi